pupe. Jya musika. Uyu mwana wifuje ko tumwereka umuntu mwangiza kugira ngo niba ngo tumuhe n'igihano. Jya. Usajya bakoze bakora utacika. Ongeye inshuro gatatu. Ubonye iki? Mama we. Mama, ngamba bisesiyoz. Gudureve. Wangi? Usajya bakoze bakora utacika. Mu mbaraga dukoresha twe tuvura. Twereka umuntu nyiri kibazo. Ketse nawe ari waje urwaye twamukwereka. Ari nawe waje urwaye twamukwereka. Ni muganga Omusuma. Ni muganga Omusika. Azagera arahinga iyo mirimo. Kandi nawe ntuzajya umenya igihe ahinga, arahinga nijoro. Uranyumva neza? Urakoze cyane mubyeyi. None ubwo wifuza ari igihano wafuza ko twamuha? Igihano nifuza nuko mwamunyicira. Inshuti za Freemax TV kabasuza kandi nizere ko mumeze neza mu byo murimo byose. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Ni kakazi kenshi kandi dukomeye dufite mwaka dukomeje gukora nkuko rero mubibona aka kanya turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga. Uyu munsi rero tugiye kureba nde n'umuvuzi gakondo, akaba ari umuvuzi tumaze igihe twumva ndetse twumva ibintu byinshi akora bitandukanye. Benshi bamwita umuntu ukora ibintu bihambaye cyane ngo birimo ndetse no kwivugana abantu. Ni ibyo rero byatumye umunsi tuvuga tutireka tuze kumureba niba ari umuvuzi gakondo, niba ari umurozi. Ibyo byo dushaka kumenya uyu munsi, tumenye ese ubundi n'uyu bamwita Omusika, naryibagiye bakunze kumwita Omusika. Rero tugiye kureba aka kanya hano mu karere ka Muhanga, tumenye ibyo akora bikora gute. Bavuga ko yica abantu, ese araruga, avura ate, ubwo buvuzi gakondo akora bwica abantu ni buvuzi iki? Katugereyo turebe byose turaza kubimenya. Niriwe neza. Muraho. Hano niho kwa Omusika. Amakuru yanjye ni meza, ariko ni meza kubw'ubuzima. Naje hano, naje nzanye umurwayi hano kubera ko arwaye, uri kumubona hariya haryamye. Ababara mu nda, inda yarabyimbye ku buryo mbese inda yigiye imbere, ameze nk'utwite kandi nta mwana urimo. Ubwo no kuribwa akarara aribwa, akirirwa aribwa. Mwaramufuje n'ubundi biranga? No kwa muganga twagiye biranga. Nta kintu bamumariye? Ntacyo bamumariye. Mukeka ko arwaye iki bwo? Tugutekereza ko arabanzi bamugiriye nabi. Sawa, urakoze cyane, kanjye kureba muganga. Urakoze. Nyuma y'akanya dutegereje, muganga yemeye ko tuvugana, nubwo aduhaye umwanya muto tugerageze kuganira nawe turebe ko hari ibyo yadutangariza ku byo twaje kumubaza uyu munsi. Yego, ni twebwe twatuje kubareba. Inshuti za Freemax TV nk'uko mubibona twamaze kugera kwa wa
umuganga cyangwa se umuvuzi gakondo nkuko natangiye mbibabwira, akaba yemeye ko tuganira, nubwo yaduhaye umwanya muto reka tugerageze turebe ko twawukoresha neza. Nkuko rero nabitangiye mbibabwira, si ubwa mbere mutubonye tujya gusura abavuzi gakondo. Icyo tuba tugamije nta kindi ni ukugira ngo tumenye ubundi ubuvuzi gakondo bukorwa gute, bukorwa n'abandi, babukora gute, bakoresha iki, izi mbaraga tugenda twumva rimwe na rimwe zikoreshwa muri ubu buvuzi gakondo zo zimeze gute, zituruka he, ese zikoreshwa gute, ese zikoreshwa neza cyangwa zikoreshwa nabi. Nibyo rero tugiye kugarukaho muri aka kanya. Mwiriwe neza muganga nanone? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Murakomeye? Turakomeye nta kibazo. Ni muganga Omusuma? Ni muganga Omusika. Omusika ni izina ry'Irigande mu Kinyankore. Busika no uvuga uwarazwe. Dukora twe n'umurage, ntabwo ari impano. Umurage n'impano biratandukanye, dukora ibyo twarazwe n'abakurambere, basokuruza bacu n'ibyo baturaze. Omusika ni ikihe kiri mu bwo? Umusika ni Rugandi, ariko mu Kinyankore bavuga umusika, mu Kigana bavuga umusika. Uwarazwe. Kuki iryo zina byaje mu Kigande kandi uri umunyarwanda? Njyewe ubundi papa wanjye ni umugande, mama ni umunyarwandakazi. Ubundi twari dutuye nubwo nkorera hano i Muhanga, mvuka hano bita mu majyaruguru, aho bita Butaro, bita mu Bagirwa, iwabo y'icumbi cy'Imana y'u Rwanda. Sinzi nimba wabuhazi. Ndahazi mu Ndorwa. Naho icumbi cy'Imana y'u Rwanda, niho papa rero yaje na mama kubera imbaraga nabo bari bafite, ubwo impamvu byabaye gutyo. Baza rero kumbyara, ariko nabo nyine hari byo bari basigiwe, nanjye bazakundaga ubuvuzi. Omusika bivuze warazwe, bivuze ko warazwe. Omusika wari hawe nande? Ngero busika ni hawe n'abakurambere. Ni warazwe ko nanjye ibi nimbisiga nzabiraga abandi. Yuko indagano ntizijya zisaza. Indagano nagari nk'imana nabigusobanuriye. Uko umurage iyo utambutse ukagenda usigira abandi, umurage ntusaza. Umusaza mu murage nagari nk'impano. Hanyuma wararazwe, uragwa iki, ni iki wasigiwe, umurage wahawe n'ubu? Ngewe umurage nahawe ni ubuvuzi. Ngenda umupfumu, ngenda umuvuzi gakondo, mvura uburyo bwose bitandukanye, ariko nkoresha imbaraga zitandukanye, nazo imbaraga nasigiwe n'abakurambere. Nibo basokuruza imbaraga nkoresha. Nuko wenda n'ubundi nsanzwe nari umuntu ngiye kwakira, ariko nabanje kubaza abakuru. Niyo mpamvu mwabonye mwinje nkabaza abakuru, kuko abo tubanza kubaza abakuru badukuriye, basokuruza. Tukabaza n'ibyo tugiye gukora, bakaduha imbaraga tukabikora, twamara kubikora tugakemura ibibazo by'abantu bafite. Hanyuma hano ndahabona ibikoresho byinshi bitandukanye. Ibi byose nibyo ukoresha uvura? Ibi byose nibyo nkoresha mvura. Ibi nabyo urabona ko ari ibikoresho binasigiwe n'abakurambere. Ibikoresho urabona ni ibya kera, nta bijya bisaza. Ubu n'undi uzabisigara nawe azasigara bikoresha. Wenda kamere kuri bino bituri imbere. Ushaka kumenya uko tubikoresha? Ni ibiki mbere na mbere? Ibikoresho nibyo twasigiwe n'abakurambere. Mbere yuko tunagusobanurira, ntago tutagusobanurira tutabanje kubaza abakuru. Tutabanje tukabaza abakuru, kuko ibikore hano twakuburenganzira abaturaze, no twakuburenganzira. Mbere yuko wenda usobanuza kuri ibyo barobajije, tubanza tukabaza abakuru. Tubabaze? Nta kibazo. Reka banze nigeke icumu ryanjye, ubundi tubaza abakuru turi kubemera kugusobanurira. Jya musika. Ujya musika umuzukuru wawe ashaka kumenya ni ibikoresho dukoresha uko bikora. Jya umuzukuru wawe atugana dusuye ngo baje baturutse ahantu kure cyane ngo basobanurire uburyo dukora. Nuko ndabuzukuru jya ntugire ubwoba. Ni imbaraga z'abakuru. Basajya bakozi. Bakunda kwera. Wanjye? Basajya bakozi. Bakunda chukwa. Bo ntabwo wabyumva ndagusobanurira. Ko twe dufite uburyo tuvugana. Ibikoresho iri ni ihembe dukoresha. Iri naryo ni ihembe dukoresha. Ibikoresho bindi bitandukanye cyetse ngiye urabona ni byinshi cyane. Cyetse ngiye gusobanura buri kimwe cyose dukoresha. Iki ni igicumbi cy'ababyeyi. Ni igicumbi cy'ababyeyi cy'amahembe yacu dukoresha. Urabona ko dufite amahembe 7. Dufite imbaraga z'amahembe 7. Ibi ni ibicumbi byaho. Haniho kuko amahembe yacu afite imbaraga. Ari imbaraga zidasanzwe. Ushobora kureba iki gicumbi, urabona buri hembe rifite aho ricumbitse nuko rikoreshwa. Turikoresha rero musobanuriye uburyo tubikoresha mu gihe tuvura.
hanyuma aya ni amahembe wayavugisha, hari aho nigeze kujya barabivugisha. none ubundi ngira ngo baratuvuganye n'abakurambere kugira ngo sobo tuvugishije, ariko nabishaka nabwo twabavugisha kugira ngo ureko imbaraga yacu zikora tubakorere. Jya musika buze kuranga bashaka kumenya uburyo tuvugana. Jya ariko nibajya bazana mukajya mugira ubwoba. Ubwo ari kuvugira ni imbaraga z'amahembe zizira mu muyaga, tisa ku buryo bukomeye cyane kandi zifite imbaraga zidasanzwe, utabona wenda wumva hano hatigita kugira ngo hari ibindi. nanjye uvuga ngo uri muri parafo ariko nta yindi kuvuga. nta parafo inzu nta parafo ifite. Wareba neza. Ubwo ni mu muyaga cyangwa yazira mu muyaga, no guhamagara akazira mu muyaga. Niyo mpamvu no kwivuza, iyo uje kwivuza hano iwacu bitewe n'ikibazo ufite, tugusuzuma dukoresheje arihembe dufite ryitwa bwangu, niyo dutuma mu gusuzuma. Iryo hembe mu minota 2 niyo waba uri muri Amerika, niyo waba uri muri Australia, kugusuzuma ni minota 0. Utubwira ikibazo cyawe, tugahita tugusuzuma dukoresheje izo mbaraga zacu twasigiwe n'abakurambere. Aho waba uri hose rero turakuvura. byitwa bwangu. Nk'ibyo bya bwangu. Ushaka kumenya ibintu byinshi cyane, ushaka kumenya ibintu byose tugusobanurire. Ubwo mukanya ntawe kumbaza ngo birabyo bikora bite. Niba bishoboka. Kubera ko dufite umwanya muto kandi umuntu twatugiye kwakira. Ubwo nimwareka tukazabipanga ku buryo tubasobanurira buri kimwe cyose kiri hano. Nta kibazo. Hanyuma batubwiye ko ufite amahembe 7. Buri hembe rifite umwihariko waryo. Buri hembe rifite umwihariko waryo. Nk'ubu wenda mu kanya niba ngombwa muramutse mukiri hano, twavura umuntu muri hano mukareba wenda tumusuzuma, ukareba uburyo tuvura. Muramutse muhari. Ubwo buri hembe ritandukanye n'irindi. Buri hembe ritandukanye n'irindi kandi rifite icyo rikora. Niryo rya bwangu tuma gusuzuma, ubwo no gusuzuma. Iminota ingahe barigeze hano. Nibonera umuntu tuvuge nk'umuntu uri muri Amerika cyangwa se muri Australia, wenda kafite ikibazo runaka, wese ngombwa yuko aza hano ku Gicumbi. Hano ni ku Gicumbi, hano ubona uri ni ku Gicumbi, ku Gicumbi cy'ababyeyi. Ubwo ngombwa ntabwo byangombwa ko aza hano. Aho yaba ari hose turamubwira niba afite n'ifoto, uzi ko hari umuntu wenda ushaka kumurwa akoresha ifoto, tukamubwira tukatuhoreza ifoto, kandi tukamuvana ku Gicumbi tubaye gukaza hano. Hanyuma ubundi umaze igihe kingahe ukora ubuvuzi? Ubuvuzi maze igihe kirekire kuko nabanje kwiga na segonderi muri 2008, ngo mpita ntangira ubuvuzi kuva 2008. Ubwo nabigize umwuga, ubundi nabivuraga ku buryo buciritse bitewe n'amashuri, ariko kuva 2008 ho nabikoze by'umwuga. Ni byari watangiye kumva ko ufite imbaraga cyangwa warazwe ibintu bidasanzwe? Natangiye kubyumva mbese nyitangiye 2008 byinjiramo neza. Ariko nyine nagiye ku Gicumbi, ariko nyine n'ibikoresho babima, kuko ntago nenda bari kwishuri n'ibikoresho babima. Ibikoresho ni ibintu bihenze. Nibwo natangiye 2008 kugeza isaha. Ninde wabiguhaye ibi bikoresho? Ibikoresho nakuye ko ari abakurambere babidusigiye. Ni by'umuryango. Ninde nyine wari warabisigaranye wabiguhaye? Ni sogokuru. Sogokuru wawe? Ubwo uri mu kibimbi cya sogokuru wawe? Iri mu kibimbi cya sogokuru wanjye. Nta kintu kidasanzwe wenda yakubwiye ugomba kwitondera, kwitwararika? Ikintu kidasanzwe yambwiye no guhemuka cyangwa se kugira ibyo nangiza cyane ku murage. Kuko umurage iyo umutse mu murage uwangisha. Ugomba gukora ibintu ku mbaraga wahawe ukazikoresha kandi mu buryo wazihawe. Hanyuma hari nkuko natangiye mbivuga, tuba twibaza izi mbaraga mukoresha zituruka he, ziva he, zingana gute? Izi mbaraga nkuko natangiye mbikubwira nanjye, izi mbaraga nk'ubu wenda ntabwo zisokuruza wawe uburyo yakoraga, hano ushaka utanamuzi, ariko nimba ari umuntu yasize cyanze bikunze wawumenya. Hari umuntu yasize mu muryango wanyu wawumenya, nimba yawuhaye wabimenya. Nkuko nanjye ntabwo mvuka njye nyine, harimo abatawukoresha ariko bose bavura. Ubwo twari tuzanye umurwayi, ariko abo twazanye nabo banze ko binjira muri ibi byuma byanyu, mumanze mubizimye tuzana umurwayi. Bizimya nta kibazo. Ubu noneho hagiye gukurikiraho iki? Hagiye gukurikiraho kuvura umurwayi nkuko mwabisabye kugira ngo tumuvure mureba. Ariko muri ko tumuvura turabanza tubaza abakuru
kugira ngo dusuzume tumve n'ibyo n'uburwayi umurwayi afite. Wajya musika umwana wawe yaje afite uburwayi bukomeye cyane, wazengurutse ahantu henshi hatandukanye, ntimwikanga, ariko igihe mpamagaye abakuru mukajya mwikanga. Turatubwira ngo turebe umurwayi arwaye. Jajya mwatubwira uburyo umwana wawe arwaye. wasabye abakozi bakora udacika. Wangi wasabye abakozi bakora udacika. murakoze databuja, mushaka amazi ari mu ibase. Bakubwiye ngo iki? Bakubwiye indwara arwaye? Ntabwo ukungiye kumusuzuma n'uburyo ugiye kumuvura. Ariko ntabwo wabyumva kubera ko uriya rurimi ni uruhe? ntabwo warazwe. Umusika. Abakurambere bakubwiye gute? Abakurambere bavuze ko umurwayi wacu tugiye kumuvura ni amarozi, baramuroze. Ahubwo twagira ngo mudufashe tubanze tumuvure kugira ngo nabo umwanya wo gutaha. Nta kibazo. Mama wakigira hino uzanye umurwayi. Namuzanye. Ubundi umurwayi wawe urwaye abumariye kingana iki? Amaranye amezi 6. Amezi 6. Nta handi mwagiye kwivuza se? Kwa muganga twagiyeyo n'ahandi twarahagiye hatari nk'aha ngaha mu banyamasengesho, ariko byabuze bane. None se karamarozi umuntu muroga mukwereke? Wamunyeretse. Cyako mukwereka? Ni mukwereka uramuha n'igihano? Nshaka kumuhanaza umuretse nkamuvura utamuhannye byagutwara iki? None ko yazongera akamugirira nabi. Gatana mutsirika turamuvura ariko n'umuroga tunamutsirike kurya tazongera kurogwa. None se azagira n'abandi nabi? Katabazo dukora ibyo nyibyo bintu turabivugana. Ya mazi mwayazanye? Kwa yazanye. Geza hino yobase. Gurutse umurwayi wawe mukecuru. Yamagurutse nza witonze. Suri mwamuzanye mute ko mbona araniwe cyane? Mva mama. Aya mazi urareba? Wewe muri aya mazi tugiye kubaza abakurambere bahita bakwereka umuntu kwangiza. Tubaza abakurambere. Jya musika. Uyu mwana wifuje ko tumwereka umuntu mwangiza kugira ngo niba ngo tumuhe n'igihano. Jya wasabye abakozi bakora udacika. Wangi bakora udacika. murakoze databuja. Mama igira hino urebe muri aya mazi. Namugira hino. Urabonamo iki? Nta kintu mbonamo. Nta kintu urebamo? Ongera urebe neza. Nta kintu kirimo rwose. Nta kintu kirimo? Ntacyo ureba? Yongeramo. Ongera uciremo. Bimaze guciramo kabiri. Ongera uciremo inshuro gatatu. Ubonye iki? Mana we! Ntabwo ari specials. Gudurebe ni specials we gudurebe. Yo ariko man hano wamukekaga n'ukuri. Specials abo wamuye iki nawe wangize utyo koko. Ko ngira kintu ndi kubona. Niba nta kintu ureba? Ubundi mu mbaraga dukoresha twe tuvura. Twereka umuntu nyiri kibazo. Cyetse nawe ari waje urwaye twamukwereka. Nawe waje urwaye twamukwereka. Ari we waje urwaye. Kuko uyu nguyu imiti nibigenewe ni umuntu tumweretse niwe wamwangije. Nese ama kutangaye uyu muntu ubonye muzi? Ndeka ndamuzi rwose n'umugore duturanye ndamuzi sinakeka wagorera ibintu nk'ibi. Uramuzi? Ndamuzi. None ubwo wifuza ari igihano washaka ko twamuha?
igihano nifuza nuko mwamunyicira. Ushaka ko tumwica? Munyicire rwose. Kubera ushaka ko tumwica? Munyicire kuko nanjye nicyo yashatse yanyifurije. None tubikora uratanga ikiru cy'abakurambere? Nimwe muri bukinshi kiru natanga. Nose mama, ubundi mwazanye umurwayi. Buri tumara kumuvura mwahita mutaha nonaha cyangwa ari bukire twatamuka duha imiti. niko mukwifuza igihano se umwari buri kwifuza igihano. Tugitange nta kibazo. Mu gitange nta kibazo. Mama urumva umeze Jewe nafashwe n'uburwayi fatwa mby'imbinda murabona uko inda yanjye ingana kandi si ugutwita bimaranye amezi 6 ntaho ntivuje ntaho ntageze ariko hose byaranze. hanyuma uribwa ute ubabara gute? Biba biri kundya nk'umuntu uri kunda bikandira mu mugongo no mu nda hose nkabura amahoro. Hanyuma mujye mbonye utangara cyane uriya muntu ubonye ni muntu ki? Uriya muntu mbonye ndamuzi ni umuturanyi wanjye twagiriranye ibibazo kenshi dupfa ibintu by'amasambu bakadukiza bikongera bikanga agashaka rero ko nubwo niba ashatse kongera nabi ngo amasamba ayegukane. Ngo twagiye no mu nkiko ntaho tutageze mbese dupfa amasambu. Wari ubizi ko warozwe? Iyi nari mbizi nese kureba uko indi ingana uko nkaba ntatwite urumva byaba ari bicyo atari amarozi ko nageze no kwa muganga hose mu kizungu byose byanze. Hanyuma ubu ngubu wari uzi ko ari uyu nguyu wenda ubonye? Uwo mbonye aho ngaho mu mazi banyeretse ndamubonye ndamumenya ariko ntabwo nari nzi ko ari wangiriye ibi ngibi ahubwo birantangaje cyane niyo mpamvu mbonye ntangara ngo yari umuntu wanjye wa hafi ntabwo nari nzi ko yankorera ibintu nk'ibi. Hanyuma muga ubu se arakize? Oya turamuha imiti turangira tumuhe n'imiti kutazongera kurogwa. Tumujye bita gutsirika. Gutsirika uzi byari byo? Ndabyumva. Gutsirika atazagira n'umuntu ujya kumwangiza. Turamuha imiti yazajya yisiga niyo azajyamo. Ntabwo atakira none ariko azakira. Kuki uhisemo kumuha igihano nka kiriya mu musabiye? Igihano mpisemo kumuha rwose uyu muryango watugenzeho kuva kera kuko na nyogokuru wanjye ajya gupfa yapfuye gutya ari n'umukecuru apfa afite inda ubona ari imvutse. Urumva nta mahoro bigeze batwifuriza niyo mpamvu nanjye musabiye icyo gihano namusabiye. Ase mama kira gihano mwahisemo cyo kwica uri umuntu mubonye waba igitekerezo ahubwo nkamukura mu mubiri none nge nkamuhigirana ko aje kuhinga iyo mirima yanyu akararihinga nijoro tugena nta mwakemera akayihungo twapfaga yego ingumwe mwirwa mupfa buri gihe nimba ari cyo mupfa nabyo birashoboka rwose ukimuduhere ajya ararawuhinga arabuhinga nijoro ajya arawuhinga rwose hari igihano kirite cyo icyo nacyo cyaba ari igihano nabwo waba utugiriye neza rwose waba utugiriye neza pe none rero kandi mubahera igihano sibyo kimuduhere rero muri aya mazi uri kumubona ndi kumureba uri kumureba niko gihita mu cyagihano rero kimuhe rwose ubu ntiri kubona bimukoreye ubu nugera mu rugo tubona ibimenyetso azagera arahinga iyo mirimo kandi nawe ntuzajya umenya igihe ayihingiye arahinga nijoro uranyumva neza? Urakoze cyane mubyeyi. Hanyuma ubu ngubu uriya muntu bavuze arapfuye birarangiye? Bera muntu agapfuye ahubwo urangiye yewe ndamuha umuti arajyana agashyira muri wa murima kuko umuntu apfuye ntabashobora guhinga umurima kuko namabwiye ko azajya ahinga umurima we nijoro. Uriya byanze kuza umuti ndamuha we agenda gushyira mu murima n'umuhe n'umuti wo gutsirika kuburyo batazongera kumwangiza batazongera kumuruga noneho azisiga kugira ngo iriya nda izagende. Ibi byonyine gusa? Ibi byonyine. Hanyuma azakira mu gihe kingana gute? Nyuma y'icyumweru azaba yakize. N'icyumweru ni kinini kuko iriya ndwara imanye igihe kirekire urabona irandi kuntu yari yarabyimbye urabona ko byari ibintu bikomeye cyane kandi nawe bikwibwire ko yanyuze ahantu henshi hatandukanye. Urumva rero umuti ndamuha no gusiga kugira ngo irandi izasubire ku murongo hari n'undi ndamuha aramo. Hanyuma urakoze cyane. Reka rero noneho wenda tugane no ku musozi w'iki kiganiro nicyo wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye ni uko imbaraga tuzifite kandi turashoboye kandi tukavura kandi ntagomba kuba kuza hano ku Gicumbi ngo mvura hano ku Gicumbi niyo waba uri mu bihugu bitandukanye ku isi hose turahakorera. Icyambere ni ukuba tugira ku Gicumbi tukabwira ukatubwira ikibazo ufite niyo waba uri muri Amerika cyangwa se mu Bwongereza tukuvura cyane uko
nimero yanjye irahari iri kuri telefone mba ndi ku murongo